Shalom, twongeye kubasuhuza mwese aho muherereye hatandukanye ku mpande zose z'isi zitandukanye. Twishimiye kongera kubana namwe kandi hahandi dukunze kuganirira byinshi mu bikomeza kubaka ubugingo. So ndabasuhuza rero mwese aho muherereye kugira ngo mukomeze kugubwa neza, n'abatameze neza mukomeze kwihangana. Ndizera ko hari Imana ishobora kuza gukora muri aka kanya ku buzima bwawe. Mbere ko dutangira rero wenda nza no kubabwira umutumirwa wacu uyu munsi, katubanze dushima Imana. Mwami Yesu, turagushima, turaguhimbaza, tugushyize hejuru. Urahambaye, urahebuje kandi uratangaje. Izina ryawe ni rubasha, izina ryawe ni yawe, izina ryawe uri Imana ishobora byose. Mu isi no mu ijuru nta yindi Mana ihwanye nawe. Uyu mwanya rero turi imbere yawe tugushima kuko wabanye natwe ibihe bitambutse, ukabongeye kudusohoza kuri uyu mwanya. Uhabwe icyubahiro. Turi imbere yawe rero, turakuraritse muri aka kanya kugira ngo umanukire kubana natwe, gukora ku mitima yacu abari hano ndetse n'abadukurikiye muri aka kanya, kugira ngo aya magambo avugirwa hano hantu aba amagambo aturutse iwawe kandi uyatume ku muntu wateguye muri aka kanya kugira ngo abashe kugira icyo akoze ku bugingo bwiwe. Turakuraritse rero, ntabwo ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu tubisenze, Imana ishobora byose, amen. Uyu munsi rero turi kumwe n'undi mutumirwa tuhabazaniye kugira ngo tubashe kuganira. Ni umukozi w'Imana, Imana ihagurukije kandi muri iki gihe nanone kugira ngo abashe kubaka imitima ya benshi. Turi kumwe na Evangeliste Mutawara, tuguhaye ikaze muri aka kanya. Murakoze cyane. Twishimiye kubana nawe kandi n'umugisha ukomeye kukugira hano. Turizera ko Imana hari icyo iri gukoresha muri aka kanya mu guhembura imitima y'abadukurikiye. Murakoze cyane. So nkuko rero musanzwe mubimenyere cyangwa se musanzwe mubizi, insanganyamatsiko yacu hano kuri Hope Based Ministries iri muri Yobu, ibice 14 umurongo wa 7 wa 8 n'uwa 9, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Tuje kukwibutsa none ko kure hose uri, Imana hari icyo yakora ku buzima bwawe, iracyagufite kandi hari icyo yakora ukongera ukagira ihumure. Nkuko nabivuze rero twamaze kukwakira, urisanga hano. Ese hari igihe abantu benshi bibaza bimwe mu bibazo tubaza hano biba biturutse kubo tuganira hirya no hino, kuva umuntu akubajije iki kibazo ukavuga reka numva icyo abandi bakozi Imana babivugaho, cyangwa se tubisangire tubashe kumva igishoboka mu bisubizo bishoboka byose. Ese buriya kuki Imana yemera ko hari abantu muri iyi si? Imana yaremye umuntu ushaka kubaho yishimye amerewe neza, ariko dufite ubukene, dufite intambara, dufite uburwayi, dufite ibintu byinshi bitandukanye bibazo umubiri, bamwe amadepression n'ibindi biragwiriye mu bantu. Ubona ari nk'impamvu ituma Imana yemera ko ibintu bibi bigera ku bantu beza. Nta kintu kibi bakoze, ugasanga umuntu koko abayeho gutyo, ibyiringiro birabuze mu buzima bwarumva asuye hasi pe. Urakoze cyane. Nanjye ndi mu mwanya w'Imana, nakwemera ko ibyo bigeragezo n'izo ntambara biba ku bantu banjye. Yes. Gute rero? Ndabivuga muri aya magambo. Umugenerale cyangwa se umukomanda w'umutwe wa gisirikare runaka, kuvuga ngo yizere ingabo ze ko zishoboye, nuko aba yizeye ibyo zaciyemo bifatika. Bimeze nk'amatraining arizo nagereranya n'ibibazo tugenda duhuraho mu buzima bwacu nk'abemeramana. Igihugu kwizera ko gikomeye mu mutekano nuko kiba cyaratraininze abasirikare ku rwego novuga ruhagije cyangwa se rukomeye. Nibi bigeragezo nge ntabwo njya mbyita ibigeragezo ibi tubona ngo umuntu yarwaye, umuntu n'umukene, umuntu ni ibi ni uruganda Imana
iducishamo kugira ngo irebe koko aba bantu bavuga ko bankunda barankunda koko. Ariko ntabwo mu by'ukuri Imana ntabwo ari umugambi w'Imana ko umuntu yohura n'intambara yohura n'ibimugire, ahubwo ni isomo gusa. Ahubwo dufite abakristu badakunda isomo ry'Imana. Ariko tugiye mu byanditswe nta hantu tubona Bibiliya ivuga ngo nzemera cyangwa se nzabagabaho ibitero keretse twagiye kinyume n'ubushake bw'Imana. Rimwe na rimwe ariko Imana ikoresha akanyafu kugira ngo ugaruke ku murongo. Ariko akenshi Bibiliya igenda itwereka erega ibyo nibwira kubagirira si bibi ni byiza kugira ngo mbare mu mutima. Tubona n'umwuka w'Imana uvuga ngo naho rero usanga benshi bari ni gute Imana ivuga ko nzabare mu mutima ariko kandi bihurira he no kuba kandi umuntu witwa umukozi w'Imana yisanga mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ni iki rero tugomba kumenya. Tugomba kumenya ngo ese ibi ndimo ni ikigeragezo. Buri ikigeragezo n'isomo biratandukanye. Ubwo ni ukuvuga ngo bya bibi twavuze bigera ku bantu bitugeraho, ni ukuvuga ngo ubwo bishobora kuza ari ikigeragezo cyangwa ari isomo. Yes. Biza ryari ari isomo, biza ryari ari ikigeragezo. Naho tugomba ubundi kumenya kuvuga ngo ese iki kintu kimbayeho Imana iri ni isomo ishaka kunshishamo cyangwa ni ikigeragezo. Ariko mu magambo make ajyanye n'ikibazo wabajije, ndashaka tubanze dukuremo ibigeragezo tuvuga ahubwo ari isomo. Ibi byose tuvuga ngo umuntu ngerageza gukora nk'abandi bikanga, ngerageza kubaho neza kimwe n'abandi bikanga, ibi nk'abemera Imana tubanze dukuremo ikintu cyo kuvuga ngo ni ikigeragezo. Hari n'abandi bavuga ngo ni umusaraba, ngiwe ni umusaraba wiwe. Umusaraba wanjye ntabwo ari umusaraba, ahubwo emera unywere kuri ico gikombe wumve ko ari test Imana irashaka kukuremera. Nkunda kubivuga cyane. Sinzi n'ahantu abantu bajya bakora imbaraga zivuga ngo iyo barizera. Ubundi witwa ko wizera ryari cyangwa wibwira yuko wizera ryari. Ni igihe twahuye n'ibisa n'ibi twita ngo ni ibigeragezo cyangwa se isomo, hanyuma ukabyitwaramo nk'uko ubushake bw'Imana buri. Iyo tuvuye muri ico gikombe se cyangwa muri ico cumba c'umwijima usa gutyo, nibwo tuvuga ngo koko uyu muntu arizera kuko yereye imbuto aho bigomba, aho bikenewe. Urakoze cyane. So rero bino ntabwo ari bigeragezo mu by'ukuri, ni isomo Imana iducishamo, ikangucishe muri kino kintu kugira ngo ndebe ko uyu muntu arankunda. Ku rugero ijambo ry'Imana ritubwira ngo Abrahamu yabuze urubyaro igihe kirekire, n'igihe aruboneye Imana imusaba igitambo gikomeye gutamba icyo yari afite. Ari we mwana icyo yabonye mu bihe bigoye. Yego, kubera ko cyari ikintu kigoye, ariko kubera urukundo yakundaga Imana, yibwira mu mutima ngo najya kubwira na nyina w'umwana araba ikibazo ntari bubyemere. Ariko kubera ko yakundaga Imana kandi abona ko Imana isa nk'imugerageje, arabyemera, aragenda ajya gutamba wa mwana. Ni ukuvuga ngo mu magambo magufi, Abrahamu yakoze ikijyanye n'ubushake bw'Imana. Imana yari ishaka iki? Yari ishaka kureba koko Abrahamu kino kintu yagikora. Imana ntigirira bino tuvuga ati nareba na bino dukora, ireba inkomoko yabyo mu mutima. Ni ukuvuga ngo mu mutima Abrahamu yari yishe Isaka byarangiye. Imana irabyemeza kuko Abrahamu mbonye urukundo unkunda. Ngaho rero ikibazo tugirira nk'abakristo cyangwa abemera Imana cyangwa bari muri bino bibazo twita ngo ni ibibazo, yego, nuko tugera mu bisa nk'ibyo tugatsindwa cyangwa tukabishira ku Mana. Ariko abantu bose Bibiliya igenda itubwira bagiye bahura n'ibibazo n'intambara, cyangwa se n'isomo nk'uko twanakunze kubivuga. Nta muntu n'uyu n'umwe wacitse intege. Umwe muri Bibiliya igitubwira wagize ibibazo kurusha abandi bagabo bose ntekereza ni Yobu. Twasomye haruguru dutangira. Yego. Ariko muri byose yahuye nabyo, kubura abana biwe. Mu muco w'abantu bashobora kuba baturuka muri East Africa cyangwa bumva runo rurimi rwacu, umuntu w'umworozi bikarengaho akagira abana b'abahungu bagera muri
muri barindwi nimba ntibesha uwo muntu yari ameze neza, ariko igitondo kimwe byose bimukurwaho n'abakobwa be batatu n'ibintu yari atunze hamwe bibiri tubwira 100, 500, 100, ibintu byinshi mbese. Ariko muri ibyo byose urumva mu by'ukuri yari asa nk'uhuye n'ico na cya kindi twatangije tuvuga ngo ni ibyago cyangwa se ni ikigeragezo. Ariko ngo muri ibyo byose ngo nta munsi n'umwe yatekereje yuko bishobora kuba biva ku Uwiteka, ahubwo ngo yaremeye aravuga ngo ni Imana yari yarabimpaye none irabyisubisha. Yego, ngiyo imvuga y'abakristo. Kuko utwaye ibye ntiwakabaye wundi arabyisubisha, ntiyakabaye impamvu yo gucika intege no kwigunga ngo wumve hari igikuba cyacu umuntu atwaye ibye ku muntu wisubije ibyiwe. Rero tujya tubyumva ko habaho ubushize narimo mbivuga ahantu ubundi ubu buzima bw'abemeramana n'abandi batemera Imana. Dufite ubuzima bufite formule ebyiri, ubuzima bwiza n'ubuzima bubi. Kandi ibyo byose Bibiliya ivuga ngo ivubira imvura ababi n'abeza. Ni ukuvuga ngo bisobanurike. N'abantu tukunda kubivuga cyane cyangwa se abakizwa gusa ngo kubera iki ngo abantu batemera Imana ngo bahirwa cyane kurusha abasenga, kandi abasenga akagombye guhirwa. Turi kumwe n'umwami watsinze abandi bami, wayi twebwe tuba muri iyo ngoma cyangwa se dukorera handa y'ubwo bwami kubera iki tutagira ibiti bya mirenge. Ni hahandi rya jambo Imana iha abantu bose umugisha, ariko hari umugisha udasanzwe wo kuba mu bikari by'Uwiteka. Icyo nshaka kuvuga hano niki, tugomba kumenya yuko nubwo dukijijwe ariko tujuru hari ihame ry'ijambo ry'Imana ndakuka. Hari ihame rivuga ngo ngomba guhesha abantu bose umugisha. Wenda sinabiteguye cyane, ariko hariho imigisha tuvukana, imigisha mu buryo bw'ubumana, hakaba n'imigisha duhererwa muri Kristo Yesu. Rero iyi migisha tubonera mu Mana niyo tuvukana. Akenshi usanga iva mu babyeyi bacu, iva mu bakurambere bacu, hakagira n'indi tugenda dusanga rimwe na rimwe abantu basa nk'abatunze, ukibwira yuko batunze iby'umuco ariko nyamara bafite ahandi hatari ngombwa babikura. Cyo nshaka kuvuga niki hano, tugomba kwiyakira muri ico kigeragezo ufite, muri iyo ntambara ufite, cyangwa se muri iryo somo uri gucamo. Emera ubyakire. Buriya gutsindwa kwa mbere si ukugabwaho intambara ikomeye. Gutsindwa kwa mbere ni ukunanirwa kwemera ko icyo kintu cyakugezeho. Ariko iyo wemeye ko cyakugezeho, icya mbere uhita utangira muri wewe kwibaza ngo ese kino kintu kingezeho ndacitwaramo gute. Iki gihe ndimo ciki kigeragezo ni igihe cyo kuvuga, ni igihe cyo guceceka, ni igihe cyo kumva cyane, ugategura urugamba, ukamenya none uburyo urwana urwo rugamba winjiyemo. Yego cyane, ndabyumva. So rero bisobanurike, iyi ntambara urimo icyo kigeragezo urimo, menya ngo hari igihe cyiza, hari n'igihe kibi. Icyo gihe rero urimo kibi, menya ngo ugiye kuja mu gihe cyiza. Igihe kibi urimo rero menya uburyo ucitwararikamo. Amen. N'igihe cyiza ugiye kugeramo umenye uburyo uzacitwara. Ngico nico Bibiliya dusaba. None hagati ngaho aho numvise ruzinge ni mu kumenya ubwoko bw'intambara ikuriho. Yego. Niki nuwe buryo utekereza nk'abigushikiye. Ni gute nuwe buryo ushobora gukoresha bwo kubasha kumenya ngo iyi ntambara ni ikigeragezo, ni ishuri ndi kunyuzwamo, uburyo yabasha gutandukanya ibyo bintu. Intambara ntabwo ari zimwe, kubera ko tugira imihamagaro itandukanye. Uwemera Imana wese agira umuhamagaro ahamagarirwa gukora. Na kenshi n'ibibazo usanga duhura nabyo mu buzima, usanga, ariko ndavuga ku bantu bemera Imana, hari n'abandi batayemera bashaka kwisangamo, ni birebire, ariko reka mvuge ku bemera Imana. Akenshi isomo tunyuzwamo ni ryo kudukomeza mu byo twahamagariwemo. N'ibigeragezo duhura nabyo mu mihamagaro yacu bigenda neza bikurikira umuhamagaro wacu. Yego. Rero kubera ko twahamagawe imihamagaro itandukanye ariko yuzurira mu kintu kimwe cyangwa yubaka ikintu kimwe, niyo mpamvu usanga rero no kuvuga ngo ntange neza
igisubizo neza cy'uburyo wo kwitwara muri ico kibazo byaza gutandukana kubera ko duhamagariwe ibintu bitandukanye ariko bizubaka umubiri umwe ariko in general muri rusange yego muri rusange yes muri rusange uburyo ushobora kumenya se cyangwa uburyo ushobora wenda ko kwitwara muri ico kibazo kumenya aho umwanzi cyangwa se aho ikigeragezo gituruka ni icambere hari ikikugeraho mu buzima ukavuga ngo kino kintu kibayeho mu buzima bwanjye kiva kuki hari abantu numva bizerera muri za karande kavuga ngo umuryango wacu dukunda guhura n'ibi bintu agahora byiteguye ahora yiteguye icyo kintu cyaba cyangwa wenda naho ataba ahora abyiteguye ariko azi ko hari igihe bishoboka ko kino kintu cyaba akenshi aho nkunda kuvuga ko imbaraga zidusunikira gutsinda ibigeragezo ntiziba muri wewe nka Trezor nk'inshuti yanjye ziba muri njye kuvuga ngo menye kino kigeragezo cyo kiriyerekana aho gituruka niho hakunda kuba ikibazo rimwe na rimwe tukabishira kuri abatubanjirije basogokuruza rimwe na rimwe tukabishira kuri ba mama wacu dushobora kuba tutabanye neza bamwe bashobora kuba bitwa baruzi yego cyangwa abantu bakoresha amahembe n'ibindi aho ubundi niho ruzingiye kumenya ngo ino ntambara iturutse iteye ituruka yes naho ibigeragezo byo bijya byizana duhura nabyo mu buzima busanzwe ujya uhura n'umuntu mutanaziranye ukumva ijambo akubwira ati uyu arangerageje tu arashaka kugerageza kwihangana kwanjye kuvuga kwanjye ibyo byo birizana noneho hakaba n'ibindi dusa nk'aho dutindamo ugasanga umuntu ahorana ibibazo by'uburwayi cyangwa famiye yihorana uburwayi cyangwa iterambere rye ugasanga rirazinze se ni gute nabyitwaramo ubundi nibyo twakagombye kwibaza twavuga ngo se ni gute nomenya aho intambara ituruka n'uburyo ngomba kuyirwana naho bigaragaza ibyo bijya biza mu shusho zitandukanye kandi bigagenda bituruka ahatandukanye icambere rero sinzi rimba ntinze kukugisobanura ariko kugira ngo abantu turusheho kubyumva yes hari ikigeragezo kizanwa cyangwa se isomo rizanwa n'icukora icukora conyine n'ijwi rihamagarira umwanzi wacu kugira ngo catakwe naco wenda reka mbivuge muri aya magambo nimba mpamagariwe kumuvuga butumwa kuko ngenda umuvuga butumwa nimba naritabye umuhamagaro wo kuba umuvuga butumwa utwara inkuru nziza ni ukuvuga ngo icambere kinguriye amarembo umwanzi ari we satani apana mama wacu cyangwa masenge satani undemamo kugira amaso atabona inkuru nziza ahubwo abona ibidashoboka wumvishije mu buzima bwanjye nk'umuvuga butumwa simbona ibigenda neza ahubwo ngahora mbona ibitagenda neza n'ibigeragezo rimwe sinzi nimba ngiye gutinda n'ibigeragezo rimwe na rimwe tubona cyangwa se twita ibigeragezo siko kuri ahubwo kuri nuko imbone kwaguhaye kandi ko imbone iguhaye igaha ibitekerezo nabyo bikabyakira bibaho urabirema ubundi yisi yirebye yose ni ibigeragezo ni n'intambara ni n'amasomo nyuma y'ibyo nta cyiza kirimo ahubwo tuyidawunodingamo ikizima mu gihe aya maso yacu areba ibitandukanye n'iby'isi ishaka kutwereka urugero reka nifashishe Bibiliya zitubwira ngo hariho abatasi bagiye gutata i Kanani 12 10 urumva bari kumwe barasangiraga bambaraga kimwe bari bavuye mu bwoko bumwe ariko amaso yabo uburyo yarebye ibintu byari bitandukanye byari bihabanye bari mu mwanya umwe ahantu hamwe batumwe n'umuntu umwe bari kureba ubwoko bumwe ariko amaso yabo areba bitandukanye wewe ico wita ikigeragezo ari genge no kibona nkakibona atari ikigeragezo ari ubuzima busanzwe bitewe n'iki n'imbone rero ndagira nkomeze umuvandimwe urimo kudutegera cyangwa se uri kutwumva aho uri hose gusanda gusanga uzamura ka volume uduha umwanya hanyuma witekerezeho
hari ibintu isi yatwemereye irabiducomekamo turabyemera bibazo atari ibibazo biturutse muri yambona uburyo tubonamo ibintu wareba ukumva ubuzima wawe ureba ukabona buragoye ntibishoboka aho abandi barimo gushoborera wewe bikakunanira biva ku mbone icyo imbone yabiguha ukagigaburira ibitekerezo byawe ni nawe impamvu bibiriho ridusaba kugira gute kuvugururwa mu bitekerezo buriya kuvugururirwa mu bitekerezo biri connecte n'amaso uburyo tubona ibintu rero icyo amaso aduha y'isi novuga se ibyo tubona muri ino si iyo tubihaye ibitekerezo byavuguruwe uko bibyakiriye nabyo uko bibyakiriye rero nibyo bitanga ese kino kintu ni ikigeragezo cyangwa se ikigeragezo reka mbiguhe urugero ijambo ry'Imana riratubwira ngo Dawidi agiye kureba bakuru biwe ku rugamba yego asanga hari bafite ikigeragezo cy'umugabo wari mu batuka yabatuka yambara yaza ngo yaraserukaga yabaseruka ingabo za Isiraheli zamureba gutya bose bakajya mu myobo turashize turapfuye umwana mutoya wari waremewe kwigishwa bya bindi tuvuga bya bindi natangiye kuvuga ngo dukuremo ikigeragezo tubyita isomo wari waremereye Imana kumuforma imunyuza mu bisa n'ibigoye nk'ibigeragezo guterwa n'intare n'amadubu n'ibindi urumva byari nk'ibigeragezo ngiyo training y'Imana yamboniye imbere yes yarabaye develop Imana iramuforma imwereka kubona ibintu bitandukanye nuko abandi babona none uhageze aho abandi barimo kuvuga ngo ibigeragezo turashize turapfuye nta buzima turashize Isiraheli twawe iminyago iwa murebe yamboneye turimo kuvuga abona nta muntu uhari nta kimukingira gihari ngibyo rero kuri cya kibazo rero warimo uvuga ni gute twamenya ibigerageza aho biva aho bituruka ni gute twamenya ko ari ikigeragezo ahubwo banza wimenye imbone yanjye ibona ibiki imbone yanjye ni iki impa ibitekerezo byanjye biri strong ku ruhe rwego ko biremerera ibyo mbona bikaza uko biri direct bigahita bisohokamo kwa kundi biradusaba kugira ngo ubwacu tubanze twimenye tumenye n'ibyo tubona nimba kuko ariko kuri akenshi rero twita ibigeragezo si ibigeragezo ni bisa nabyo ariko bitari byo ariko uhumuye neza ukagira amaso areba afite kwizera biriya tubona ko bitinze biriya tubona ko bigoye biriya tubona ko bidashoboka witegereje neza imbone yawe ikabona nk'uko Kristo ashaka kubona yego wabona ko hariho ibyiringiro kiriya ubona ko ari ikibazo ukibonamo igisubizo amen yego kuko n'abagabo bose bagiye babona ibisa nk'ibigoye imbere y'ubuzima bwabo ibikuta bakabona birakomeye bakabona ni ibintu bikomeye ariko bakavuga ngo ngomba kukimena baya nibo bavuyemo abagabo n'ubu iyo tubasoma muri Bibiliya dusoma amateka yawe no mu buzima busanzwe turavuga ngo bano bantu uwangira nka runaka ariko nyamara uriya runaka yanyuze mu bisa n'ibyo barimo gucamo bikakunanira rero biragoye ko wogera ku rwego rukomeye cyane utemeye kwigishwa n'Imana kunyura mu bisa n'ibyo twita ibigeragezo cyangwa isomo urakoze cyane ndafashijwe rwose mbashije kumva ikintu kiryoshye rwose aho ngaho so none umwuka wera afite ruhare ki muri ibyo bihe bimeze gutyo kuko hari ukuntu abantu benshi dusa nk'abafite ubumenyi rusange ku kintu cya mwuka wera kuko turi hano ngo tugarure ibyiringiro ariko se ukumva muri iyo ntambara ikomeye nubwo turi kubivuga gutya ariko umuntu muri biriya bihewe ntiyorohewe amerewe nabi umwuka wera afite ruhare ki muri iyi ntambara uyu muntu arimo urakoze umuntu uri mu bisa nk'ibyo twakomeje kuvuga by'ibibazo usa nk'ufungiranye ahantu usa nk'aho nta future ari kubona ye karishaka akibura birashika pe kandi ku bantu bose ndagira ngo nguhumurize uyu munsi ndagira ngo mvuge gufashwa na mwuka wera ahubwo utamufite muri bino bihe biragoye ndetse biranagoye cyane n'umufite ubwiye anamufite biragoye kuko bajya bavuga ngo nta muganga wivura ariko noneho ibibazo umuntu uri muri ako gacikane muri ubwo bwihe batagufite mwuka wera ni ukuvuga ngo uriya muntu ariho atariho
ariko ndagira ngo nguhumurize nkubwira ngo ibyo bigaragaza urimo n'izo ntambara urimo, umuntu uri bugufi bwawe kurusha abandi bose, kurusha abavandimwe, rimwe na rimwe iyo watinze mu kigeragezo n'intambara n'inshuti n'abavandimwe mwonsi ibere rimwe bakuvaho. Inshuti ni imwe gusa. Ni nako n'ijambo ry'Imana ritubwira Yesu asezera abigishwa yarababwiye simbasize mwenyine, ahubwo nzaboherereza Mwuka Wera. Kubera ko Imana yari izi ko dusize mu bisa n'ibigeragezo n'intambara n'amasomo yayo akomeye, ndetse n'izindi ntambara tukura ku mwanzi, kubanga, kubakwanga, kubanyanga. Niryo sezerano nabonye Imana yasezeranyije abantu gutya, ndavuga Yesu n'abigishwa, agahita yisoza mu minsi 10. Nuko yarazi ko tere abasizemo igoye cyane, hanyuma basezeranya Mwuka Wera nk'umufasha. Ndagira ngo nkubwire ngo izo ntambara urimo wizirwana nkawe, nurwana nkawe uzovuga mu gihe cyo kutavuga, uzarwana mu gihe cyo kutarwana. Usange wigwirije abanzi biyongera ku kibazo ufite, kandi uzatinda cyane muri ico kigeragezo. Nunakivamo uzakivamo ufite abanzi benshi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo biharire Mwuka Wera. Emera wihe Mwuka Wera kugira ngo akuyobore muri ico kigeragezo cyangwa se muri iyo ntambara, kuko kure habana b'abantu, kureho inshuti bari mwagendana batakikumva, batakiguha n'umwanya unahamagara bakagukupa, abandi bakakubesha, abandi bakakurerega, bakagusezeranya ibintu ntibabikore. Kure y'ivyo zose abo bose bakubwiye kure. Hafi rero, hafi yawe ni muri Kristo Yesu. Hafi yawe umuntu ukuri bugufi ni Mwuka Wera. Nibaza gusanga wihevye akakuremamo ivyiringiro, akakuremamo umutima, agatangira kuremamo indirimbo z'amashimwe. Rimwe na rimwe wanareba ikintu ibyo byiringiro ahantu birimo guturuka ukahabura. Nukubera iki? Emerera Mwuka Wera gusa. Iyo Mwuka Wera ari mu muntu ufite ikibazo, niwe wenyine nabonye uzuganiriza umuntu kandi agahumurika kandi agakomera. Ariko umuntu utamufite, okay, kubera ko ntigeze ngirira ibigeragezo cyane ntamufite, sinza mbasha no gukurura image y'umuntu ufite intambara adafite Mwuka Wera ukuntu aba ameze. Ariko niba abandi biyahura, kubera ko twebwe nk'abemera Imana dufite umufasha udufasha, akadusanga inshuti zadutereranye, akatwongerera ibyiringiro, akajya turemera indirimbo z'amashimwe turi no mu bigeragezo, turi no mu bibazo, ariko tukabona indirimbo z'ibyiringiro. Ariko umuntu utamufite ni ikibazo. Ariko ndagira ngo wewe umufite mwemerere. Ariko umufite ariko nabwo ufite ikibazo, ufite indwara. Iyihe ndwara? Mwuka Wera mu gihe cyose utamwemereye ngo akore muri wewe, abaho mu buzima bwawe nta kintu akora kandi akurimo, umufungiranye muri wewe. Ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo mbere na mbere ngo Imana ngo ireme isi n'ijuru, ngo umwuka wayo wari hejuru y'amazi, umwuka w'Uwiteka, ariko ntiwigeze ugabanya ngo ugabanye amazi, habeho inyanja, habeho imigezi, habeho imisozi, no. Ariko umunsi Imana yavuze ngo nihabeho, wa Mwuka Wera watangiye gukora. Umwuka Wera watangiye kugira uburyo ukora, ugabanya ibintu, ushira ibintu mu mwanya wabyo. Rero nawe nyemerera ngo Mwuka Wera ubuhe umwanya, wewe emera. Emera mu ntege nkeya, muri izo ntege nkeya usigaranye cyangwa se ufite muri ico kigeragezo. Ndagira ngo nkubwire ngo mu bikari by'umunyantege nkeya niho mu mbaraga z'Imana. Amen. Niho mu gushobora kw'Imana. Ariko mu gihe cyose wibwira yuko ushoboye, nta ruhare rw'Imana. Ariko wa munyantege nkeya, wewe wiyumva mu intege nkeya, wewe wiyumva mu kudashobora, ndagira ngo nkubwire ngo neza ahantu uri mu mwanya mwiza wo kubishobora, kuko ahatari imbaraga z'umwana w'umuntu niho kubaho kw'Imana kuzurira. Amen. Yego. Amen. Urakoze cyane. Umuntu wagize iryo hungabana cyangwa se ko kubura ibyiringiro no kubura icyizere cy'ubuzima n'ibindi byinshi, bigaragara mu buryo butandukanye. So mu buryo bw'imbere yewe n'uburyo bugaragarira amaso. None iyo umuntu ari mu bihe bimeze nk'ibyo ngibyo bikomeye gutyo, hari igihe bigenda ugasanga, sinzi niba byari byakubaho, ukumva gusenga ntubikeneye, wanasenga ukumva umeze nk'ukubita ku rukuta, ukumva mwene mukumva n'ibintu by'Imana urabihuzwe ntubishaka, wafata Bibiliya ukumva ntukeneye kuyirambura, ukumva nturi understandinga mu bintu
ukwiye kuvuga n'uhe buryo umuntu yasabanamo n'Imana niki yakora kuko urumva nicyo gikomeye umuntu aba akeneye Imana kuruta ibindi bihe. urakoze. Ibyo nta muntu navuga ko bishikira abantu bose kuko inkomoko y'ibyishimo niyo nkomoko y'agahinda n'umubabaro. ni ukuvuga ngo biva mu cyumba kimwe. Isoko y'ibyishimo ni isoko y'agahinda n'umubabaro no kwigunga, byose bituruka ahantu hamwe. Ikigezweho cyangwa igikozweho nico gisohoka. Iyo uri mu bihe byiza hazamuka amarangamutima y'ibyishimo, umunezero, kumererwa neza. Iyo ugeze no mu kindi gihe rero haba haje igihe kikubwira ngo ibyishimo muye mucecetse natwe tuvuge. Ikivuga mu muntu n'ikirere. Urumva ni mu marangamutima nashakaga kuvuga. Mu by'ukuri birashika umuntu gukomerekera mu kibazo nta marangamutima aba yakomeretse, kandi biragoye cyane. Nibyo natangiye mvuga ngo nta muganga wivura. Yego ufite Mwuka Wera, ariko biragusaba imbaraga cyane. Kuvuga ngo uryaho muri ugire imbaraga mu kigeragezo, biragusaba ibintu bibiri bikomeye kandi binaniranye muri kino gihe. Icambere nshaka indi mvuze, muri ibyo yaravuze ngo inshuti zo mu isi nta kigenda zikumenya cyangwa se zikwitaho mu gihe bisa neza, mu gihe bimeze neza. Ariko igihe cyose bimeze nabi, menya ngo uri umukandida wo kwangwa, menya ngo uri umukandida yani w'ibibi byose, bagutera umugongo. Ariko inshuti naje gusanga ni Mwuka Wera. Mwuka Wera ni umuntu kimwe n'undi, aza kuganiriza ukamwumva mu buzima bwawe. Ku bibazo uri kwibazaho uri gucamo, Mwuka Wera iyo wamwemereye akaba uwa mbere mu buzima bwawe, niwe wenyine ujya gusanga akakuganiriza, akakuremamo ibyiringiro. nayo imaze kubivuga, akakwereka ko bishoboka, ndetse rimwe na rimwe wakomeza gusabana nawe akakwereka ejo ukuntu hazaba hameze. Mwuka Wera niwe buzima bw'umuntu uwo ari we wese wemera Imana. Ndagira ngo nkubwire muri kino kibazo ufite umaranye igihe utinzemo, nyemerera usabane na Mwuka Wera. Murasabana mu buryo bubiri, mu masengesho no mu ijambo ry'Imana. Niwegera ijambo ry'Imana uzobona abandi bagize ibigeragezo bisa n'ibyo urimo, ndetse kurusha ibyo we uri gucamo uyu munsi, bitume wiyakira mu bitekerezo yuko atari we wenyine, kuko ahari inshuti zakagombye kuba zirimo kubikubwira zagusize. Ariko ndagira ngo nkubwire undi muntu wokubwira ibisa n'ibyo urimo gucamo ndetse bikomeye kuri ibyo, ni ijambo ry'Imana. Wumbura ijambo ry'Imana, usome, nurangiza ikigukomeza muri byose ubyororose gusenga. Kuko iyo usenze, ubundi akenshi iyo umuntu yahuye n'ikigeragezo n'intambara, ukagira inshuti cyangwa se ukabona umuntu biganiraho, nubwo atoguha igisubizo wumva byoroshemo gake, wumva byoroshemo. Dore rero ahandi hantu iyo wabuze rero abo bantu bagufasha, baguha inyorosho, ni mu masengesho. Kuko iyo usenga hari imbaraga za Mwuka Wera zikuzamo, zigukuramo ubwo bwigunge nuko kwiheba, nuko kwitakariza nk'icyizere cyo kubaho. Hariho imbaraga ziza ryari, ziza mu gihe wasenze. Za mbaraga zo kwitindaho mu bitekerezo, kwiheba, kumva ubwigunge, kumva wihebye, bikurwaho gusa n'iki n'amasengesho. Kuko iyo usenze hari imyuka ye y'amajwi akongorera akuja kure. Tiyo kuja kure rero utasenze, utasomye ijambo ry'Imana. Birakoze cyane. Tugana ku musozo, ikindi kibazo nakubaza, hari ikintu uvuze uko mojeho kijyanye n'uko gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ko ari mu bintu bibasha kudutabara mu bintu nk'ibyo ngibyo. Kandi gusoma ijambo ry'Imana mu bihe bya none biragoranye, bikomeje kugorana. Mu rubyiruko rwa none, mu bantu batoya, mu bantu bakuru, kwicara ugafata isaha gusoma ijambo ry'Imana bikomeje kugorana. Bene mbere yuko tugana ku musozo, ni inama watanga ku bantu bagoye n'icyo kintu cyo gusoma ijambo ry'Imana? Urakoze, ndabivuga byombi, haba gusenga ndetse no gusoma ijambo ry'Imana. Ingamba, strategies ushobora gutanga wumva twakoresha mu gihe cyane abantu twicare hasi tw'ijambo ry'Imana, twabikora dute?
ndabanza avuge impamvu abantu batabikunze kuri none. Yes. Iyo wiga ijambo ry'Imana, iyo utangiye kuryiga cyangwa se wenda abagiriwe ubuntu bwo kwiga bikeya by'ibanze bike wenda dushobora kuba dufite, barakubwira ngo iyo utaratangira gusoma ijambo ry'Imana, abo bose ubona bataba baraciye mu gihe cyo kwiga ijambo ry'Imana, abateologe tubashushanya nk'abantu bafite imitwe minini bakagira udutima dutoya. By the way, wenda bizi kuboneza Bibiliya. Sibyo nshaka kutindaho cyane. Icyo nshaka kuvuga ni iki hano, kudasoma ijambo ry'Imana no kudasenga. Naringiye kubihuza n'icyo kintu. Abantu bafite utuntu bagiye bahaha hano hanze mu mihanda, mu bajama n'abajamante, ukagira ngo yarabisomye ahantu, kandi yabitoye ari ibintu bimvise no kubisoma ntikibiraba ikibazo. Ahari ikibazo ni impinduka. Ni ukuvuga tujuru nimba bumushaka kantu, iyo utaragira mu bihe byo kwiga ijambo ry'Imana ngo usome ijambo ry'Imana, ufite umutwe ungana n'ibase, ufite umutwe ungana n'umusozi, umutwe munini. Ni ukuvuga ngo muri we harimo ibintu byinshi by'ibihahano bya hano hanze. Ariko iyo utangiye kwiga ijambo ry'Imana, umutima utangira kwaguka, umutwe ukagenda uba mutoya, umutwe ukagera ku rwego ungana na kwa kundi umutima wangana gutaratangira kwiga ijambo ry'Imana, hanyuma ukagira umutima mugari. Impamvu ugira umutima mugari ni kubera iki? Ni ukuvuga ngo umutima uraguka wiyubakamo character z'ubumana. Nshatse kubihuza n'iki kintu, abantu bakujije muri bo amarangamutima cyane kurusha gukuza impinduka. Kristo ntadusaba kumenya byinshi, aradusaba guhinduka. Rero ngana kuri izi point zawe baje zo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Gusenga ntibabivuga. Gusenga ni ikintu gikorwa, kandi ntabwo gikorerwa cyangwa se uwo gikorerwa n'undi muntu. Ni umukoro wawe. Yego. Kandi gusenga ntibigira ababihamagariwe. Uwemera Imana wese asabwa. Kwanza gusabwa ni sinzi iryo jambo ko rivugitse. Gusabwa ni nko si ikintu ugomba gusabwa, ahubwo ni itegeko. Ugomba, utegetswe, ni ngombwa ko usenga. Amen. Kuko iyo udasenga ufite ikindi kintu udasenga. Ufite ikindi kintu usenga. Nimba udasenga ufite ikindi kintu usenga. Yes. Bisobanura iki? Yesu aturema, sinzi nimba ngiye kure, yadusigiye akumba. Yaraturema aduha ibintu byose bikenewe, ariko aturemera akumba kitwa ko kuramya no guhimbaza. Agushiramo amabiri hariya, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Wewe muri ako kumba rero ni wewe ugira icyo wemvitamo. Iyo wemvise Satani, Mwuka Wera w'Imana kuvamo. Iyo wemvisemo Kristo muri wewe, muri kariya kumbuka mufungurira, Satani aribwiriza, arasohoka. Bisobanura iki rero? Gusenga si umurimo tuvuga. Dufite abavuga butumwa benshi bari mu kuza bafite topic zo gusenga. Ni intyoza mu gusobanura gusenga. Bafite n'ibitabo banditse mu gusenga. Ariko gusenga ubwako nta chapitre gufite uyu muntu urimo kuvuga gusenga. Simbisobanuye neza. Dufite abahanga bari mu kuvuga gusenga. Ariko wowe bashaka mu kibanza cyo gusenga ntiwabasangayo. Ni intyoza bakuzaho abantu bavuga gusenga, basomye ibitabo by'abanyabwenge banditse mu hejuru yo gusenga, basoma na Bibiliya. Ariko bakungahaye kuri ibyo bintu by'ubumenyi bisobanura, ariko barakungahaye cyane mu gukena gusenga. Kandi umunyamasengesho ntabwo ujya yivuga. Amasengesho azamuhumuraho. Kuko amagambo avuga ubwayo agira inkomoko. Ujya wumva avuga nk'abasanzwe, nta n'ibirenze avuga. Ariko ijambo ryiwe, reka ndivuge, ijambo ry'umunyabwenge uryumvira mu bwenge, mu mutwe, mu bwenge uraryumva. Ariko ijambo ry'umunyamasengesho ugereka agasoma ijambo ry'Imana, ntabwo ari ubwenge bumwumva,
ni ubugingo bumwumva ubugingo Yes. nibwo bujya bumwumva. Amen. Ako kantu kabisa kameze neza. Yararyoshye. Gusoma ijambo ry'Imana rero. Mm. Nsoza kuko gusenga. Gusenga nta mwarimu uzabona wo gusenga. Gusenga ni ugusenga. Nta muntu uzabona ugufite imbabazi zo gusenga kuko birananiranye muri kino gihe. Abantu bihugiyeho ariko ndagira ngo nkubwire mwene data barimo kutwumva. Iyumve ko umwarimu wo gusenga ari wewe. Uyu munsi nusenga bigira ihame. Ubigira ubuzima. Wumva ko ugomba gusenga, wumva ko ugomba gusabana n'Imana. Wumva ko ibigomba kuba umukoro wawe. Rero gusenga si ibyo tuvuga, si nibyo dusha muri programme ngo mfite 40 jours wenda mu byumweru bingahe biri imbere. Bikore none kuko uyu munsi niho hawe, ejo ntuhazi. Gusenga none nkawe. Rero ngera kuri point ya nyuma y'ijambo ry'Imana. Yego. Ijambo ry'Imana Ikomeje kugorana. Riragoranye. Yes. Kandi ahantu rigoraniye ni hano. Ubundi ijambo ry'Imana rirasobanutse. Urasabwa ikintu gisa kimwe, kuryizera no kwemera gukora icyo rigusaba. Ariko hagati aho ngaho ikibazo kiri ku muntu none uwo wari bisomye we ntabyizere ntituramugeraho. Ikibazo kiri kuri uriya muntu noneho witwa ngo arakijijwe ariko wifuza no gusomera iryo jambo ry'Imana ariko akabura buriya bwisanzure no ntabishobore. Yes. Agatsindwa. Iyo ndwara irahari. Kandi si wewe wenyine wayibonye. Nje nigeze kuyibona. Ndayibona gutya indwara mbona ahantu ikomoka. Mbona virusi aho yaturutse. Namaze igihe kirekire ngendana agahinda. Kabavuga butumwa n'ababwira ubutumwa. Kubera iki bavuga ijambo ry'Imana abantu ntibahinduke. Kandi abandi barivugaga batubanjije mu ntumwa Bibiri dusaba gutera ikirenge mu cabo. Ibo barabivugaga abantu bagakizwa. Abantu n'abakijijwe ubugingo bwabo ngo bugahembuka, bukuzuzwa bagasubizwamo izindi mbaraga. Icyo kibazo nakigendanye igihe kirekire. Ngeraho mfata igihe cyo kubisengera. Kubera iki abantu badasoma ijambo ry'Imana nabo banarisomye ntihagira impinduka. Ndi gusenga umunsi umwe numva nk'umuntu arambwiye ngo urashaka gusubizwa impamvu abantu batagisoma ijambo ry'Imana n'abarisomye ntihagire impinduka. Numva umuntu arambwiye ngo abiki gihe ntibagishaka ijambo ry'Imana, ngo hari bamwe babaseseyemo rwihishwa. Yamandangira ntuza verse ngomba gusomamo muri Yuda, ngo hari bamwe babaseseyemo rwihishwa. Abo ngo baciriweho iteka kera ngo nabafoza ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Yani nabashaka kunetarariza. Barabivuga ariko reka mbivuge muri ano magambo. Impamvu ya mbere byananiranye ni iyihe? Mbishinja abavuga butumwa n'abapasiteri. Kubera ko babyereye ibitumbwe, ntibabyereye imbuto, babyereye ibitumbwe. Ushatse kuvuga ko utaho ngaho ubwo impamvu ijambo ry'Imana ryananiranye kuri none nunarisomye nawe ntihagira impinduka zimugaragare. Ni bamwe bitwa abavuga butumwa baduseseyemo rwihishwa. Bamenya ibyo mu bwami bw'Imana. Ariko ibyo mu bwami bw'Imana ntibzaba. Bamenye Kristo ariko Kristo ntiyabamenye. Abo bazi kuvuga ijambo ry'Imana ariko ijambo ry'Imana ntaco ryabavugaho. Abo bahagaze imbere y'abana b'abantu babazi mu makaritsiye, bazi behavior zabo mbi, ariko ku cyumweru nibo bahagarara imbere kuri podium. Noneho uryo udasoma ijambo ry'Imana cyangwa wari wifitiye umwete mukeya, yabona wa wundi witwa ngo numuvuga butumwa ugaragara mu shusho y'abantu nk'umuntu usoma Bibiliya, ariko hanze afite imbuto nkeya, afite ibitumbwe. Wa wundi wagira agakete gakeya ko gusoma Bibiliya nawe akabona ntawe ari kujya, akabivamo. Iyo ni karita imwe iraho yegetse. Noneho hakaba na karita imwe niyo mfitiye ikibazo gikomeye. Isoma ijambo ry'Imana ariko ijambo ry'Imana tirisoma. Uvuze ko tongaho kandi sinkumvise neza. Dufite abantu benshi basoma ijambo ry'Imana, bashoboye ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ntiribashoboye. N'abantu bazi gusesengura no kwanariza iby'ijambo ry'Imana,
ariko ijambo ry'Imana nyaryo ntiribabamo, kandi abo Bibiliya yamenye ko bazabaho kuva kera. Niyo mpamvu muri Yohana hazavuga ngo nimwaba muri njye. Abo bari mu Mana, bari no mu cyanya cy'Imana, bari no mu bwami barahitiriwe izina ry'Imana. Ariko Imana ntiyababonyemo icyicaro. Sorry gatoya. Niyo mpamvu yageretseho iravuga ngo nimwaba muri njye n'amagambo yanjye akaba muri mwebwe. Rero dufite abantu benshi bari mu Mana ariko Imana itabarimo. Abo ni abahanga iyo basobanura ibyanditswe neza, yewe nabavuga butumwa n'abarimu ba teoloji, ariko kubera ko ni ibintu bavuga bitabarimo, Imana itabarimo, niyo mpamvu babona imbaraga zo gusambana. Biyita intumwa, abavuga butumwa, ariko ubutumwa ibo barabuvuga ariko ibo ntibo bavugaho. Barabumenye, barabusobanukiwe, bagendanye n'inshuti zuzuye umwuka wera, bazi ibyanditswe, kandi bajya bavuga ngo iyo wisize imfura ngo igusiga ifuru. Rero dufite abavuga butumwa bisunza abavuga reka ndivuge muri iri jambo. Dufite abantu bagendana n'abakirisitu ariko atari abakirisitu. Kubera ko bagendana n'abakirisitu atari abakirisitu, twibwiye yuko ari abakirisitu. Rimwe na rimwe tukabaha inshingano mu matorero, rimwe na rimwe kubera ko babizi, bazi kubivuga, bazi Matayo hari, bazi no kumusoma no gusobanura ahantu bagiye baca, bazi Pawulo ingendo ziwe. Rimwe na rimwe babivuga tukabita abavuga butumwa. Abantu bananiwe ijambo ry'Imana. Mu kurinanirwa rero barisoma ku wa gatandatu cyangwa mu gitondo cyo ku cyumweru ari bubwirize ku cyumweru. None se buno bugingo burahinduka gute? Nawe ubwawe ntuhindutse. Ariko igihe ijambo ry'Imana rizogira umusaruro, suko uzaritegura nk'ugiye kuribwira abandi, ahubwo nuko uzasabana n'ijambo ry'Imana riguheshe gusabana n'abandi. Birya Kristo yagusabanishije nabyo ubisangiza abandi. Yego. Dufite ikibazo gikomeye. Ba Petero nta gitabo cyari kibanini basomye. Nta gitabo cya Billy Graham basomye. Nta gitabo cya Yongecu cy'amasengesho bigeze basomye. Aho icyo bizeye n'icyo bamenye bagendeye mu mahame yabyo. Bagendera mu kubaho kw'Imana, mu bushake bw'Imana, bakora ibirenze. Ariko twebwe bavuga ubutumwa bw'uyu munsi turasoma Matayo, Luka, Yobu, inzandiko za Pawulo, Rick Warren, Billy Graham, Indeba Yongecu n'abandi. Nako impinduka ikabura. Kubera iki? Twakujije imitima ni mitoya, ubugingo buri nta kintu kirimo. Ariko ndashishikariza abavandimwe gusoma Bibiliya. Impamvu rero yananiranye cyane nuko wibwira ko ari umurimo w'abandi urimo gukora. Kumva ko nuje kuyisoma kurayisoma kugira ngo use nk'uyibwira abandi. Ariko niwumva ko Bibiliya uyisoma kubera wewe, inyungu zawe ku giti cyawe, izaba inshuti yawe. Ndabashishikariza gusoma ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Abantu twikubita agashyi twegera ijambo ry'Imana. Abivuze neza cyane umukozi w'Imana, aravuze ati ijambo ry'Imana turigire iryacu nkaho ari twebwe rifitiye inyungu kurenza uko narisoma. Ntekereza ko ari ryo kubwira umuvandimwe, inshuti, umuturanyi. Ni byiza kumva ko ari njyewe rifiteho intego kuruta undi wari wese. Mutawara arumva ko biri mu mpamvu imwe yatuma abantu tubasha kubona imbaraga zo gusoma. So ni mpamvu kudasiba ku kazi, kudasiba kujya he kubera ko uzi ko bifite inyungu zawe bwite, iz'umuryango wawe bwite. So n'ijambo ry'Imana twumve ko ari kimwe mu bintu bije kudukomeza mu buzima bwacu bw'umwuka mu buryo buhambaye cyane. Rero tudatinze cyane, rero reka nshimire umukozi w'Imana twabanye hano, Evangeliste Mutawara. Turagushimiye cyane. Turagushimiye kandi nzeko n'ubutaha nitugutumira uzabasha kuza kuganira n'abakozi b'Imana hano badukurikiye benshi.
ico si ico gusengera nabwiriza umuntu umwe uri kuri YouTube cyangwa kuri TikTok cyangwa kuri Instagram umwe uyu munsi namubwiriza ari umwe ejo hakazaza undi ejo n'ejo bundi hakaza undi nyuma ntakiriho ubu butumwa ducisha kuri iyi miyoboro uzakomeza buvuge mu gihe tuzaba turimo kuvuga rero si ikintu rwose cyotuma mushyiramo imbaraga cyane mu kudushaka ahubwo ni umuyoboro mwiza nkatwe bavuga ubutumwa kugira ngo dukomeze dusangize abantu ibyiringiro bya kazoza. Birakoze cyane bigenda bito kugira ngo umuntu hano tuvuge nubwo waba ufite abantu tuvuge mu rusengero rw'abasengeramo afite abantu 200 bamukurikirana hano wenda afite hano dufite 500 bamukurikirana impamvu ituma umuntu yumva kwire kujya mu rusengero rw'abantu 50 wenda kuri izi platform yakurikiranwa n'abantu 1000 bikamworohera cyane kubwiriza abantu 50 kuruta uko yabwiriza abantu 1000 biriya byo biteye biti ko nabyo ntari kwisobanukirwa muri no myaka hari kimana uri kwibabwiraho sinzi nimba mbyumvishe wenda uraza wenda kugira byumvishe mu buryo bubiri kuri uyu muntu we wumva ko igifite agaciro ari urusengero kurusha ino miyoboro ni ijambo rimwe sinamaze nta n'impamvu yo kumutindaho ni ubujiji nyuma y'ubujiji nta kindi nosobanura kuko injiji ireba hagufi ariko umuntu ukanuye cyangwa se ufite ubumenyi araprojecta kuja mu rusengero ririmo abantu 50 cyangwa 500 nta kibazo kibirimo ariko intego y'umuvugabutumwa ashobora kuba atayizi intego y'umuvugabutumwa nuko ni rya jambo intumwa bari bafite mission yo gutwara ubutumwa kuri uyu ni umwanzi w'ubutumwa uyu ushaka kubufungirana ni umwanzi wabwo ico nico cyane kubera ko hano uyu muyoboro turimo gukoreraho wo muri kino kinyejana umuvugabutumwa utazabusobanukirwa ari inyuma y'umurongo w'ivugabutumwa kubera iki iyi ni imwe muri opportunity tekereza ba Paulo bashobora kuba barasengeye batabonye ibi biri mu bihe ibo basengeraga batabonye yego rwose nubwo wenda hari ushobora guhita ukotinga muri ntuza muri comment ngo muvuga butumwa hari yabeshe ngo sico byasobanura ndabizi ko ari ibihe bari abatubanjirije iterambere ryari hasi ijambo ry'Imana ryarivuga ngo bapfuye batari bahabwa ibyasezerano ngo babibona nk'ibiri hafi ariko ni Kristo barimo bahishurirwa ariko nanone izi ntumwa zarabagoye cyane kugera ku bantu kubera ko uno muyoboro rero njye ufite uno muyoboro ahubwo wanjye mu rusengero rurimo abantu 500 badafite uno muyoboro noza hano nta muntu nkurikiye ariko nka uploading nkamenya ngo nyuma y'imyaka runaka 10 ibihumbi bingahe bizabirangije kubireba yego kuvuga ngo umuvuga ubutumwa wikomeza kuvuga ngo umugereho umutumire abe yo kwitaba baza kureba CV yawe reba ico wo mumarira reka aribyo dusorezaho hari n'ahandi nigeze kubivuga dufite abavuga butumwa reka nkoreshe rino jambo dufite abantu bigize abavuga butumwa mu cyimbo ca ba Paulo cyangwa se bigize abanyabutumwa bwiza mu cyimbo ca Kristo sindabona inyito neza no biha kugira ngo bumve uremere bwabyo ahari bigutere ko ukitegereza nka umuvuga butumwa urimo kudukurikirana ariko novuga ko ni umuvuga butumwa mu cyimbo ca Satani mu izina rya Yesu ngico nico nashakaga ni umuvuga butumwa mu izina rya Yesu mu cyimbo ca Satani ni ukuvuga ngo amahirwe y'umuvuga butumwa niki nukuba kiriho kuko ico yamenye ico Kristo yamukozemo umurimo yakozwemo rero agomba kuwusharinga mu gihe rero
yikomeza mukabona arikomeje no mu rusengero barahaba baje kumutumira ngo se urwo rusengero Rumeze rute? ibihumbi bingahe by'abantu cano y'urusengero ifite abasabu bangahe envelope ingana gute uriya ntabwo ari umuvuga butumwa ahubwo ni umuntu wigize umuvuga butumwa bwiza bwa Kristo ariko atari ahubwo ni intumwa ya Satani yiyambitse uruhu rw'intama iza mu bana b'Imana tibayitahura nuwa Satani kuko umuvuga butumwa wese nimba ari ikintu kijya kinezeza umuvuga butumwa nimba ari ikintu kijya kinezeza niyo mbonye umuntu umunyandikiye message umwe akambira ngo muvamdi kino kintu sinagisobanukiwe twokiganiraho nza numva sinzi ngiye nko gusara mbonye umuntu mbibamo rero nkibaza kumuvuga butumwa wiremereza akikomeza tumushira entre parenthèses abantu ni borohe icuya kijye hasi bumve ko ubutumwa ari inshingano yacu kubugeza ku bantu kandi cyane cyane kuri no miyoboro rero mureke tuvuga ubutumwa sinaha gusa kuri hano kuri Hope Base Ministries n'ahandi hose bazagukenera kuvuga ubutumwa nkunze ko tubivugaho kubera ko nzi ko bihari mu bantu benshi duhaguruke tuvuge ubutumwa bw'Imana tubuvuge ko tubishobojwe akarusho nubona ahantu wabona abantu bwira ubutumwa bwiza ngwino ubwira aba bantu ijambo ry'Imana tugira inyota yo kongera gukorera Imana mu gihe cya none igihe kiraje ubwo bitazaba bigishoboka yewe no kubona ubibwira nkuko twicaye tuganira ijambo ry'Imana bizaba bigoye cyane so tutazabyicuza rero mureke tuvuge ubutumwa ko dushobojwe abasore batoya nk'aba ngaba Imana ihagurukije mu gihe cya none n'abandi bakuru twamamaza ubutumwa ko dushoboye ko murabona ama social media ubu ngubu ari ibintu byinshi bituma tuja kure n'Imana ariko mureke natwe twongere dukora ibindi byinshi bitwegereza Imana binaza n'abandi bantu benshi muri uyu murimo w'Imana so turagushimire ku mwanya watanze dushimye ku bitekerezo byiza watanze kandi ku bintu Imana ku butumwa bwiza bw'Imana bashije gutambutsa ndizera hari umuntu dukurikiye muri aka kanya bashije gukorwaho mu mutima wiwe so katugushimire rero naho utaha yego